nta n'undi warinda nyinshi yagiye kundaye akayiha amafaranga ariko ntajye ku mwana we yabyaye. Birani bibi mukure guca iyo mico n'ibihe bya nyuma turimo Pawulo yavuze. N'ibintu bya nyuma Pawulo yavuze. Turimo. Oya nibwo nabyumva kuva mbaho. Aya ni amahanuro igihe cyaturangiriyeho. Nta n'ibindi navuga. Nta bindi navuga igihe cyaturangiriyeho. Ibihe bya nyuma rwose. Umuntu kushaka umwana Boy Setilenze ubu turi mu kagari ka Musenyi bivuga ko umugabo w'imyaka 55 yafashe umwana w'imyaka 4 akaba ari umwana w'imyaka 4 umukobwa yabyaye mbese akaba yarabanaga nawe amazi nawe imiyo myaka nko byumva nyina w'umwana akaba yaramutaye akamuta afite ukwezi kumwe umugabo akaba ari ukuzuye umwana bikaba byagezeho shitani mwongoza cyangwa shitani kamutera icyaha cyo kuba yamufata ku ngufu turanga Musenyi katwumva abaturage icyo babivugaho ni Kabasi TV show tabiri gukora subscribe mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare yarahinduye umwana we umugore nanjye nabyumvisha muri iki cyumweru babihurahura numva babivuga ntihise ibyo birashoboka numva biteye ubwoba biratangaje ejo nubwo numvishe bisobanutse wavuka ko mbona uri umuntu mukuru ibi bintu wigeze ubyumva oya nibwo nabyumva kuva mbaho aya ni amahanuro igihe cyaturangiriyeho nta n'ibindi navuga nta bindi navuga igihe cyaturangiriyeho ibihe bya nyuma rwose umuntu kushaka umwana we nta kindi ni mu mukozi bwashaka nta bindi uri kunyuna manange nyuna cyabaterwa mwumiwe pe Nawe nabyumvishije sinari nari nagiye abimbwiye ndumirwa kukana kangana kuriya n'umuntu w'umusaza wo kujya ku mwana nkaho ibyo n'ingenga bitekerezo ziri naha nyinshi kandi bari mu gukorera twebwe nahari ingenga bitekerezo ibi yakoze wabyakire gute ntabwo nabyakira ndi umubyeyi nanjye mbyara namufunga ubutagaruka yakoze bati ibi yakoreye iw'abandi nanjye uwanjye yamufata akamugira none se niba umuntu antutse wowe ntiyagutuka inahari ingenga bitekerezo nyinshi kandi tudashaka iteye nko kujya ku mwana wibyariye yagiye kunda yuko zihari akajya kuzitugira yabuze indaya yajyaho ko nta n'undi warinda nyinshi yagiye kundaye akayiha amafaranga ariko ntajye ku mwana we yabyaye birani bibi mukure guca iyo mico kubikura hano mukaduha umutekano mwiza tukisanzura bamwe bati ni satani abandi ngo ni sekibi si byose twagira dutazukwa imperuka n'iminsi yawe n'ibihe bya nyuma turimo Pawulo yavuze n'ibintu bya nyuma Pawulo yavuze wenda niba ufite nk'umwana kubona umupapa afata umwana wungana gutya akamukorera ibyo bintu nk'ababyeyi mwabyakiriye gute njyewe sinanabyemeraga ko icyo kintu cyabaho ko narabihaka ariko nimba babonye ko icyo kintu cyabaye bagomba kumukanira umukwiye kuko nta muntu muri nyamaswa se nawe uravuga ko ari ibihe bya nyuma uravuga ko ari satani uravuga ko ari ubusinzi ibi turabyita iki sinzi icyo ari sinzi sinabona uko mbyita ni amahano mwabiburiye inyito nta nyito wabibonera abaturage ba Karangazi bakomeje kunenga none bavuga bati uyu mubyeyi w'umugore wasize umwana afite ukwezi kumwe akamusigira se ntago ari ububyeyi nta nubwo ari ubutware bagakwiye yamumwimye se umuntu akwima umwana mutarasezeranye umwana w'ukwezi kumwe baramusezeranye umwana w'ukwezi kumwe none se kuyamutaye ku muhanda n'uyu mubyeyi nawe ni ukumunenga ni ukuri n'uyu mubyeyi nawe y'umwana mukwiye kumuha igihano ntabwo bishoboka umwana w'ukwezi kumwe umusigira se uberekeza akabisunika hariya we bamuziza iki murabona ikosa yakoze ari uwo yakoze icyaha cyo guta umwana mutoye ubundi umwana byibuze imyaka 7 niyo mategeko n'imyaka 7 ntiwagahaye umwana se kuko abashira umwana ntabwo azi icyaha cy'inguru bavuga ko uyu mama yagize ubwana nawe birababaza nibwo uri umubyeyi muzima uko amategeko abigena wakabikoze ariko 15 nibwo wagahaye umwana se kuko abazi gutandukanya icyatsi n'inguru azi wamugirira nabi ubwo muri make no kuvuga ngo ibi bintu niba byaraba umwana bimukurikiye ariko nawe afite icyaha n'umugabo
nawe bamushaka ubwo niba byumvikana neza uyu mwana yari yarabaye mu kigo wa mama we nuko nyine yamusigiye umugabo we yaramusimbuye none se wavuga ngo ibi na nyina w'umwana bifitemo uruhare kuko nta kugira ngo ubyare umwana utamushoboye turababyara isa amuguhariye uramwifasha nta mpamvu yo kugira ngo ufate umwana umugire gutya nawe bifitemo uruhare murakoze cyane ni ukuri nta n'impamvu y'umugore gusiga umwana ni ikibazo mbese umugore uriya n'umugabo barafatanyije ahubwo n'umugore ntibamushaka umugabo wari umeze igihari ariko ngo yakoze amabara nk'umubyeyi we ibintu wabyakiriye nabyakiriye yuko ntabikora ntabwo yakora amabara yakoze iki yafashe umwana we umuhama hafi burundu bazunga niba mwamufunguza bazijugunye kure ntabwo bikwiriye biyangiriye ati n'uwawe ntiramusiga wasiga yamusiga nyine garukanire mukwiriye ntazatugaruke ntazatugaruke gusabye igihugu mwaka imisatsi waho nimba ari na sekibi ariko nawe arakabije ati umwana we ukamuhindura umugore umwana w'imyaka ine amumiye namwe none muriyumva se baba we nawe urabitekereza ukumva ni wowe uvuye muri koma murakeka ko yabaye ikibazo asanzwe asinda cyane wasimba bwo wasimba ugasubiza ntabwo byari ubusinzira ishyirahamwe yasamuye n'ubura rero nawe wakamara niko nabimenye ibyo ni ingingo igihe bakarangazi nk'uko bagarutse kuri iki kibazo cyabaye kuri uyu mwana w'imyaka 3 wafashwe ku ngufu agafatwa n'umubyeyi wamubyaye bakomeje kunenga uyu mubyeyi ko ibyo yakoze atari iby'umuco nyarwanda niko bati bamwe bati ni iminsi ya nyuma n'imperuka ibi bintu wavuka nawe ni ubwa mbere ubibonye nibwo bwa mbere nabibona ariko nyabyumva ku maradiyo ahantu hatandukanye ariko nibwo nabyumva mu mudugudu wo mu kagari ka Musenyi wowe wabyakiriye oya ni ibintu bigayitse cyane kuko nk'abantu b'ababyeyi ntabwo ari byiza ni ingeso mbi mbega muri makeya ni kwigisha urubyiruko ibintu bidakwiye bamwe bati ni satani n'imperuka turi mu bihe bya nyuma ibintu bisanzwe ntabwo bisanzwe nawe ntiwatinya kuvuga ko turi mu bihe oya turi mu bihe bya nyuma kubera ko urabona muri iyi minsi turimo ni iminsi yo kugira ngo twigishe urubyiruko tubigishe ibintu byiza tubigishe ibintu bijyanye n'imyororokere uburyo bagomba kubaho mbega bakakura bazi uburyo bagomba kwitwara ariko ntabwo urumva uwo mubyeyi urumva yatanze isura mbi mbega muri make mu rubyiruko bamwe bati umuntu nk'uyu wakoze ikintu nta kindi gihano aba akwiye usibye burundu nk'iyo mwitegereje nk'abaturage bibaye ari byo nubwo agikekwaho ariko abaye yabikoze ngewe ku bwanjye ndumva ni amahano ararenze kabisa kuko ufata umwana wibyariye noneho wenda se n'undi ari uwawe wibyariye ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu bitumvikana ko birarenze haba hari ikihe gihano mubona yagakwiye guhabwa kigaba n'urugero no ku bandi igihano ni uko nyine yagira gute yaza nko mu mudugudu umuntu bakamuhana ariko n'abaturage nyine bahari bose nawe rwa rubyiruko rukaba ruhari bakakumva ibyo yakoze ko bigayitse uyu mudugudu se yarawumazemo igihe yawumazemo igihe nk'imyaka ibiri birarenga imyaka 10 ahubwo inarenga wowe amakuru y'urugendo kugeraho usanga yagusanze yewe nari ndi mu rugo kubera ko ejo nari narugutse nari maze iminsi nkora akazi kavunanye ubwo nari narugutse ubwo
ngiye kumva umuturanyi yanyuze avuga ati epfo ngaha byabaye amahano ati jya hemara ngo umwana we ati none ubu ngubu baramufashe ati yashatse kwirukanka bitabaza abaturage bariruka baramufata bijyanye mu nzego mbega mujyanye mu nzego z'umutekano ariko bavuga ko akana nako ngo bagafashe bakagakarabya bakajyanye kwa muganga kugira ngo barebe ko amakuru ari nyayo koko cyangwa se biba mu isi ariko uko nabyumvise numvise ko inkuru yabaye kimomo ko uwo mubyeyi yakoze amahano yabaye inkuru yabaye inkuru. aka gace se bikunze kuhumvikana ubundi ibintu nk'ibyo by'uburaya bwa hato na hato? byatunguye abantu benshi mbega muri makeya byatunguye abantu benshi kubera ko iby'uburaya ntabyo iby'ubusinzi ntabyo wenda hari ukuntu umuntu wenda avuga ngo ni ubusinzi cyangwa n'iki ahubwo ni amahano akomeye cyane. natwe byadutunguye cyane kuko ntabwo ibyo bintu nibwo nabyumva wenda najya kubyumva mu makuru aho hirya no hino bavuga ati umubyeyi yafashe umwana by'uburaya n'iki ariko hano muri karitsiye ntabyo twari tuhazi none turabibona. nanjye rwose navuze nti se kugira ngo umwana we yibyariye mu nda ye ko hari abantu bakuze yaba ari bo yashatse akaba ari bo akorera biriya bintu ntabwo bisanzwe rwose mbese byadushobeye. ubwa mbere wabyumvise? ni ubwa mbere nari nabibonye umuntu wabikoze. iki cyaha cyaramuka kimuhamye n'ikihe gihano ubona kwiye? rwose buriya amategeko aba ahari kandi ahana cyangwa kiriya ni burundu abakwiye kumukatira burundu byose. sera asanzwe ari umusinzi wenda tuvuge ngo ni inzoga ariko si inzoga zatesha umuntu umurongo kugira ngo akorere nkambi sinzi buriya rwose ikindi cyaba cyamuteye. akoze cyane.